nongeye kubaha ikaze kandi mbifurije gukomeza kugubwa neza mwe bakunzi b'Urutonde TV. Nk'uko bamwe bagiye babyifuza, hari abifuje ko twazajya tubagezaho ubusobanuro bw'amazina ndetse n'imiterere y'abantu bitwa amazina agiye atandukanye. Kuri uyu munsi wa none rero tukaba tugiye kubagezaho imyitwarire cyangwa se imiterere y'abantu bitwa amazina runaka. Byumve neza, ntabwo tugiye kubagezaho ubusobanuro bw'aya mazina, ahubwo tugiye kubagezaho imiterere iranga abantu bitwa amazina akurikira. Reka duhere ku izina Faustin. Faustin akunze kuba ari umuntu mwiza, ukunda urugo ndetse kandi akagira n'inshuti nyinshi. Kandi Faustin ibikunze kumuranga ni umuntu ukunze kuba atabara abantu mu buryo butandukanye. Ba Faustin bakunze kuba bafata ibyemezo kandi ugasanga ibyemezo baba bafashe ari ibyemezo biba ari bizima. Ba Faustin kandi bakunze kuba bagira impano zitandukanye. Ndetse ikindi mu rukundo, ba Faustin ni abantu bagira urukundo, kuko mu bigaragara umuntu ukundanye na Faustin ntabwo akunda kumubabaza ndetse ntabwo ajya ababara mu rukundo. Kandi ba Faustin akenshi usanga ari abantu bakunda ibintu by'ubushakashatsi cyane ndetse bakagira n'umurava mu byo bakora. Izina dukurikijeho ni izina Lydia cyangwa se Hidi. Hidi ni wa muntu ukunda gushidikanya cyane, kandi ikindi Hidi kimuranga ni wa muntu ukunda gutanga, ariko agatanga afite icyo ashingiyeho kizatuma agaruza ibyo yatanze. Kandi ikindi Lydia ni wa muntu ukunda ubuyobozi, kandi akaba wa muntu uhorana morale. Lydia rero ikindi ahanini ikintu akoze uba usanga aba yabanje kugitekerezaho cyane. Ikindi Lydia usanga akenshi aba ari umunyabwenge ahanini, kandi na ba Lydia usanga ari beza mu buryo bugaragara inyuma. Ikindi ba Lydia kandi ikindi wabamenyaho ni ba bantu badakunda abantu babagira inama. Ikindi kandi Lydia ni umuntu ushobora gukora ibishoboka byose kugira ngo abone amahoro. Iyo rero akaba ari imwe mu miterere iranga abantu bitwa ba Lydia cyangwa se Lydia. Izina dukurikijeho ni izina Jacques. Usanga Jacques akenshi akunze kuba ari umuntu w'umunyakuri ndetse akaba ari n'umuntu w'umunyamugisha. Jacques kandi usanga ari wa muntu ukunda isuku ku mubiri we. Ikindi Jacques usanga ari wa muntu urangwa n'ibitekerezo byubaka. Ugasanga ari wa muntu ugira umurava. Ugasanga ari wa muntu uzi kwisobanura mu mpamvu iyo ari yo yose. Ariko Jacques usanga iyo yatangiye ikintu yakirangiza atakirangiza ntacyo biba bimubwiye. Icyakora ba Jacques uba usanga iyo batarangije icyo batangiye bagiharira abandi bagishoboye, kuko usanga ba Jacques mu byo bakora byose babikora bakorana ubushobozi bwose bafite ndetse bakongeraho inararibonye kugira ngo bakinoze neza. Usanga ikindi kandi ba Jacques badakunda abantu babakurikirana mu byo bakora mu bikorwa byabo, kuko ba Jacques baba bazi impamvu bari gukora icyo kintu ndetse n'icyo ashaka kuba yageraho. Niyo mpamvu rero uba usanga ba Jacques akenshi badakunda kuba bakurikiranwa, mbese kugira ngo ubagenzure ntabwo babikunda.